Mu Karere ka Gatsibo ubuyobozi burakangurira urubyiruko kubyaza umusaruro inzu mberabyombi ya Rwimbogo yubatse itwaye miliyoni 142 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo ibe igicumbi cy'impano, udushya n'iterambere. Iyi nzu yubatswe mu gihe cy'umwaka umwe, ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 800 bicaye neza, ikazifashishwa mu bikorwa bitandukanye birimo imyidagaduro, amahugurwa, inama n'ibirori. Umuyobozi w'Akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Sekanyange Jean Leonard yasabye urubyiruko kubungabunga iki gikorwa remezo no kugikoresha mu guteza imbere impano zabo, agaragaza ko gishobora kuzavamo abakinnyi, abaririmbyi n'abahanzi bazahagararira Akarere ku rwego rw'igihugu. Ku ruhande rw'Umurenge wa Rwimbogo, ubuyobozi buvuga ko iyi nzu izafasha urubyiruko kugira aho ruhurira, rugahugurirwa kwihangira imirimo, rugakangurirwa ubuzima bwiza ndetse rukarushaho kwirinda ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi. Ubuyobozi bwizeye ko iyi nzu mberabyombi ya Rwimbogo izaba umusingi wo guteza imbere impano z'urubyiruko no kongera uruhare rwabo mu iterambere ry'Akarere ka Gatsibo.